Reka nongere ngusuzeraho nkifuza kugwa neza dukurikiye 5 kuri 5 uhereye mande enye z'igihugu zitandukanye waba uri mu majyaruguru amajyepfo uburasirazuba n'uburengerazuba ndetse na uri mu mujyi wa Kigali mubwire ngo komeza ugubwe neza wowe uri hanze y'igihugu mu bihugu by'ibituranyi ndetse no hirya no hino awerere hose kwisi mubwira ngo komeza ugubwe neza ngushimira cyane kandi kuba ukomeje kudukurikira 5 kuri 5 kuba arahisemo kandi subscribe ni inkunga ikomeye cyane aho utarayikora ikande kugira ngo tubane ibiganiro byacu by'ubutaha. Amakuru rero atuzinduye abantu 26 bo mu karere ka Nyanza bajyanywe kwa muganga kubera umusururu banyweye. Abantu bajya kuri 26 bose bisanze bahuriye kwa muganga, umwe muri bo araremba cyane bikomeye nyuma yo kunywa ikinyobwa cya gakondo gitunganywa mu masaka kizwi nk'umusururu, bamwe bajya bakita ubushera. Rero uwo musururu banyweye ukorwa mu masaka bawuzi ku izina ry'umusururu, bawunyweye urangije ubagwa nabi mu nda, bikekwa rero ko wabateguranywe umwanda. Ibi byabereye mu mudugudu wa Nyamitobo akagari ka Kabuga mu murenge wa Nyagisozi ho mu karere ka Nyanza. Byaje kuba biva ku wa 20 Nyakanga 2025 aho urugo rw'umuyobozi ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu yari yagize ibirori by'umubatizo w'umwana we, maze mu binyobwa yari yateguriye abashyitsi be ashyiramo n'umusururu. Amakuru avuga ko nyuma y'ibirori abanyoye uyu musururu ukabagwa nabi bose barimo na bene urugo umugabo n'umugore, maze rero abajya kuri 26 bose bajya kwa muganga, barimo 25 bagiye ku ivuriro ry'ibanze rya Mbega riherereye mu murenge wa Nyagisozi, mu gihe rero umwe yajyanywe ku bitaro bya Nyanza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi witwa Habishuti Saldio yabwiye itangazamakuru ko mu isesengura ry'ibanze bakoze babonye ko ubu burwayi bwatewe n'umwanda iki kinyobwa cyateguranywe. Ati haketswe ko uwaba ari umwanda watumye uriya musururu ubagwa nabi, kuko rero abanyoye izindi nzoga nta kibazo na kimwe bagize, ndetse uyu musururu na ba nyir'urugo barawunyweye barangije bararwara. Tukabona rero ko batari kwihumanya ubwabo. Gitifu Habishuti yasabye abaturage kongera isuku mu binyobwa byose bategura kugira ngo rero bibe ibafasha kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza ndetse no kuryoshya iminsi mikuru aho kuva mu birori berekeza kwa muganga. Rero amakuru atugeraho kuri Mura TV kandi tukaba tuyakesha ikinyamakuru cyitwa Igihe, nuko uko ari 25 bari ku ivuriro ry'ibanze batangiye koroherwa, mu gihe urwariye mu bitaro bya Nyanza ari we ugikomerewe. Ngayo nguko twimakaza isuku haba mu binyobwa ndetse no mu biribwa kugira ngo ibirori byacu biryohe rwose, dutarame twizihirwe aho kugira ngo tuve mu birori twerekeza kwa muganga. Isuku ni isoko y'ubuzima, ubuzima bwanjye buri mu biganza byanjye, ninjye ufite ububasha bwo kubuhitana cyangwa se bugakomeza. Gerageza rero urinde ubuzima bwawe. Ukimara kurinda ubuzima bwawe sasa tangira ushake buryo ki urinde ubuzima bwa mugenzi wawe. Yamvugo ivuga ngo bijisho rya mugenzi wawe tuyimakaze. Niba ubuzima bwawe waburinze, rinda n'ubwa mugenzi wawe, mugenzi wawe nawe arinde ubwa mugenzi we. Bizatuma dukora urusobe rwo kurindana nk'abanyarwanda, wa muco wacu tuwimakaze, usanga igihugu cyacu kiratekanye. Buriya umeze nabi, ufite ubuzima butaryoshye, ufite ubuzima burwaye, byagorana ngo witeze imbere. Biragoye bavandimwe, nshuti bavandimwe, biragoye kuba watera imbere urwaye, kuko za mbaraga wagakoresheje utera imbere uzikoresha ujya kwa muganga. Kwirinda biruta kwivuza. Ndabakunda cyane, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.